birangira nyine tugiye kuryama ahantu hamwe, birangira bibaye nyine si ngombwa kujya muri detaye zose nawe urabyumva. Nyine naramuhamagaye mbimubwiraho arambwira ngo ndaje nkuvugishe ngo ni mu kazi kenshi mwandikira message. Kuva icyo gihe ntarongera kunyitaba. Hari ikibazo twagiranye yanteye inda. Teti yanteye inda hashize nk'ukwezi kose naramubuze. None se konseri yo ku Gisenyi nibwo wari uhuye na Teti ntabwo mwari muziranye? Ntabwo twari tuziranye rwose. Ikurikirane Hello guys, uyu munsi rero sije twabateguriye nziza cyane, ntekereza ko namwe mwari mufite ikibazo. Ni sije y'abantu bihakana amada cyangwa se bihakana abo bateye amada. Aha, kuri uyu munsi wa none turaza kuvuga ku bantu ese umuntu yateye inda urumva akayihakana. Nk'urugero nihakanye inda, inshuti zanjye zanshyigikira muri icyo kibazo zikajya ku ruhande rwanjye. Inshuti zawe se wowe ushaka gukuramo inda zagushyikira zikajya ku ruhande rwawe. Kandi wowe urabyumva gute? Ibyo bintu birashoboka? Ya guys, nibyo tugiye kuganiraho tukareba uko inshuti zacu zaba zibyakira, niba zadushyigikira cyangwa se zabifata nabi nyine zikabifata nkaho atari ikintu cyiza. None se kari reka nkubaze. Ku rugero umutipe wenda tuvuga umutipe ni nka bro wawe cyangwa umutipe wawe hafi yihakanye ko umukobwa yamutenda kandi ubizi ko bakundanaga, we nko ku ruhande rwawe wabifata gute? Brother yihakanye umukobwa yateye inda nkabimenya, ntago nabyakira neza. Actually nshobora no kwegera brother nkamuganiriza uko byameze kose, kabone nubwo nta bushobozi bwaba buhari. Iyo umwana yavutse ntago abura isahani ariramo, ariko ntago ari byiza. Ashobora kuyikuramo umwana akagenda na nyina akagenda, ugasanga ntago ari ikintu cyiza. Mu gihe rero avutse byaba byiza kurenza cyane ko utazi icyo umwana azavamo. Wenda ukaba umuyobozi ukomeye cyane rwose. Ariko iyo situation cyane none se ubona ngewe ukuntu mbibona, ubona ari ihe mpamvu wenda umutipe cyangwa umuhungu ashobora kuba akihakana nk'inda yateye? Ni ukubera ko ni ubukene, ni umutima mubi, ni ugukeka ko umwana atari uwe cyane cyane. Ubona ari nk'iyo mpamvu, ni ukuba adakunda uwo mukobwa. Ubona ari nk'iyo mpamvu y'ingenzi ituma abahungu babikora. So njye rero ntekereza ko aba atari proud, cyangwa atari proud yo yayiteye, cyangwa se cyangwa akaba atizeye neza ko ibyo umukobwa amubwira ari byo. So rero niba baba bategereza umwana akavuka bagakoresha amadene, abona iyo situation ntirambaho ngo ndebe uko naho urihakana. iyo situation ntirambaho ngo ndebe uko mbyitwaramo. Uzabimenya niba hari umuntu hari zinihakanya bishyire muri comment, ariko ntibirambaho. Ariko ni ibintu mpora mbona buri gihe, ubona ku bajama cyangwa se ku bakobwa sometimes bikunda kubaho. Umukobwa akavuga ati ntago twari turi kuvuga ku bahungu, none ku ruhande rw'abakobwa niki cyane cyane ibyo noneho ubizi cyane. Niki gituma umukobwa ashobora kuba yavuga ati ngiye gukuramo inda y'uyu muhungu? Ni ukubera ko se uwo muhungu aba atari proud yiwe? Ni ukubera gutinya imiryango se? Cyane cyane abakobwa we ikibatera ni iki? Ku rugero ikibatera kuba bazikuramo se? Ku rugero wenda ukumva umukobwa arampamagaye seti ndashaka kuyikuramo, akaba yanagusaba nayo mafaranga ngo yo kuyikuramo. Byaba biterwa no gutinya imiryango n'ubukene cyangwa no kutaba proud nawe? Nago ntekereza kibibatera, ariko akenshi nyine njyewe uko mbyumva. So ntago birambaho, ariko nkurikije uburyo ngenda mbibona muri sosiyete cyangwa n'uburyo nganiramo wenda n'ababa bafite ibyo bitekerezo bitari byiza, ntekereza ko wenda ababona umusore wenda se nta kintu azamugezaho, umwana se azabaho nabi. Ariko urumva iyo ni imyumvire, kuko
ntago iyo umwana yaje ntago abura uko abaho. So ntekereza ko rero abatinya nko mu muryango wabo se urabyakira gute, atubereye ikirumbo bibeye burabura ibintu nk'ibyo. Birumvikana ariko nanjye ku ruhande rwanjye mba numva nkeneye umwana, nkavuga ati nkeneye umwana wanjye, ugasanga umusore arabikeneye pe, ari kuvuga ati niyo mahirwe mbonye umukobwa akabyanga akamutsembera akavuga ati nanjye ntibishoboka. buriya abakobwa biterwa n'iki? Kuba umukobwa yakugirira ubugome bigeze hariya akavuga ati wapi ntabwo mubyara, wowe muhungu wumva ufite ubushobozi unabishaka, noneho iyo bigeze kuri iyo sije wowe uri kubimusaba cyane, nabwo bigaruka kuri ya ntuza yo gutinya imiryango cyangwa nuko batari proud nawe. Je ntekereza ko ari imyumvire, ugasanga umukobwa asubongiye kubyara amashobwa nzajya najyamo gute, ngiye kurera, ngiye gucupira amezi 9 nwite ndi mu nzu ntajyaho abandi baraho byabereye ibintu nk'ibyo, kandi urabyara niba wayigize ibyara ko ubuzima burakomeza nyuma yaho, kandi wa mwana gutwarira umwanya ni ibintu nk'ibyo tu. So rero iyo niyo sije tugiye kuvuga kuri uyu munsi wa none. Ikindi kintu mbona hari ukuntu uba ufite inshuti zawe runaka uzi ku rugero, none se urugero ugiye gukuramo nk'inda mu boyfriend wawe, izo nshuti zawe ku ruhande rwawe urumva zagushyigikira? So ntabwo ndayikuramo ngo numve uko bimera, bitewe n'uko uzizi, bitewe n'uko nzi inshuti zanjye se ndatekereza ntabwo babyumva, ntabwo babyemera. Ntabwo babyemera rwose. Ngewe rero uko nzi inshuti zanjye sinzi ko hari ikintu uzitaho, ariko ntabwo aba ari bose, hari abatabyemera, hari n'ababigushyigikiramo rwose, bakubwira ati ikuremo rwose, ikuremo, ugiye kubyara gute, ubwiza bugiye kwangirika, umwana agiye kukugira bize mu bintu byose. Ngewe nanjye bitewe n'uko nzi inshuti zanjye, ngewe zaba ziri ku ruhande rw'umukobwa, ngewe niho mbikeye. Usa nkaho udafite inshuti nziza niko kuba zaba ziri ku ruhande rw'umukobwa bivuze ko atari inshuti nziza. None se ubwo urumva zaba ari inshuti nziza gute zitakubwira ati niba wateye inda reka umwana avuke? Ariko wenda nanjye wahasanga wenda ndi kuzivugira ku ruhande rumwe, cyangwa ukaba uri kubatekerereza, nkaba ndi kubatekereza wenda banshyigikira bakavuga ati se turamubeshya. Akenshi bananzi nk'umuntu witonda. Buriya se guys, nibyo tugiye kureba rero, banzi nka Marayika. So rero hari inshuti zanjye nzi 3 izo dushaka guheraho, cyane cyane tugiye guhera ku nshuti dukorana muri timu, dukorana muri timu. Hari Samu Depite muramuzi, Zubi, hakaba Nyabitanga, urumva Nicole, hakaba n'undi mushuti wanjye bita Fisto. Kariza rero tugiye kubahamagara, duhere kuri Samu. Samu nimero ze ndanazizi mu mutwe kubera twabanye igihe kinini, hari igihe mu nzu, hari igihe gazi yashiraga nkaba nakoresha nimero yo guhereza amafaranga, niba nagiye nzifata. Guys rero niwe tugiye guhamagara Samu, ndakeka mumuzi. Kariza ugiye kumubwira Samu ko naguteye inda, twumve uburyo abyakira, twumve ukuntu abyakira, twumve n'uruhande ari bujyeho. Twagiye biri bize, dusenge Samu atwitabe, twumve uburyo afatamo ibintu, niba ajya ku ruhare rwanjye cyangwa ku ruhare rwa Seti. Samu iri bize, turakomeza trying mpaka yitabye. Ariko wowe nkuko Samu muzi dukora, urumva yaba ari nko ku ruhande. Samu ndumva yajya ku ruhare rwawe. Reka Samu ni inyangamugayo rwose, abenekera. Samu ni inyangamugayo, ntabwo yagushyigikira muri ibyo bintu. User busy, iri kuba user busy compose. Yatubabariye Samu akitaho kuko tukumva. Za Nyabitanga, twe tureba za Nyabitanga nazo. Niyo bahamagara Nyabitanga cyangwa se Nicole. Mubwire ko naguteye inda, twumve uruhande ari bujyeho. Twagiye guys, musenge dufate, katwumve. Hello?
niko bite byiza meze neza nawe meze neza meze neza so ndakeka utanzi nari mfite ikibazo sinzi niba wampa umwanya nkakubwira nta kibazo wambwira ikibazo shaki inkomereye sinzi niba hari icyo wamfasha pe ikihe kibazo urabona njye mu rugo ni Gisenyi ubushize seti uramukorana nyine mu byo amakomedi muri biriya bya Zubi yaje hari shongo bajemo turamenyana turasangira turishimirana urumva igihe cyo kuryama kigeze arataha mporopoza ko twajyana urumva twari twatangiranye na show n'ibiki birangira nyine tugiye kuryama ahantu hamwe birangira bibaye nyine si ngombwa kujya muri detaye zose nawe urabyumva urumva seti kuva uwo munsi nyine naramuhamagaye mbimubwiraho arambwira ngo ndaje nkuvugishe ngo ni mu kazi kenshi mwandikira message kuva icyo gihe ntarongera kunyitaba se rero natekereje ko nabikubwiraho nkumva ko hari icyo wamfasha kuko mu rugo ni Gisenyi biri aho kandi uri n'Igisenyi ni hashize igihe kingana gute umva haba bagerukiye Gisenyi ukwezi kugiye kurangira umva nta kinyitaba rero sinzi umuntu nabiganirije ambwira ko yaza kumfasha akampa nimero yawe kuko ngo muri abashuti ngo murabonana cyane muba muri kumwe umunsi ku wundi arambwira kandi Nicole ni umuntu wumva yakumva niba wenda byaba ngombwa ukanaza akamukugezaho mukabiganiraho nyine kuko ntanyitaba ntakora iki mva sinzi rwose bimaze kundenga kabisa ndaza kumuhamagara ndi kuri moto nabyumvise ndaza kumuhamagara niba muri genzi ndaza kumushaka uko biri kose ari busohoke ndaza kumushaka tuganire yego nzaguhamagara mubwire ukuntu yambwiye n'icyavuyemo kandi nakomeza kwifashaza kumukugezaho mu kintu cyose yanjye ntabwo natuma usebe umwana w'umukobwa cyane rwose uri umukobwa mugenzi wanjye urabizi nta n'akazi mfite noneho mu rugo ndi kwibaza mu rugo niba bimenya nibwo nasoje amashuri ejo bundi ndakumva cyane pe mva wumve ngo sindi gusinzira mva n'itike ngeze i Kigali kuyibona rwose ni ikibazo byabaye ngombwa kuza ko tike ntabwo wayibura nayikoherereza mva Imana iguha umugisha urakoze cyane uri umuntu mwiza pe nzaguhamagara ko turavayo bwije no kuza kumushaka tukabonana ayo majoro tuzaguhamagarira urakoze cyane ko hakiranze ngo witwa nde nitwa Kariza Kariza sawa sheri urakoze cyane abantu bajya kubanyaga ngo kumukugezaho ni akantu tufashe ntabwo bibaye na ngombwa ngo twagize Nicole mwiza aranyicaye wamwumvishe ngo ndakumva sheri ngo ndakumva ngo noneho bashira hanze aranyica bashobora no kuza kunsanga hano mu rugo mbabarira rwose mbabarira ashobora kuza kunsanga hano mu rugo akantera buriya ntago akigeho yaragiye na Mariya we ibi bintu ndabyitwaramo gute ntabwo ari bubi akosha nawe koko isitori ibintu nayivuze Nicole hariya nyayo Nicole umva uzi ko narindize guys narindize amarira yanjye abaregetse do cyane hatari kabisa wamwumvisha umushuti wanjye wa mbere Nicole ndamukizwa n'iki Nicole bwaraje guhamagara ko ibintu atari ibyanyabyo araje guhamagara kubwira ubu nava kuri bike yarahita amamagara yakubwira ati tike yawe ngiyi ibi n'ibi simba data we hatari kabisa noneho murabyumvise rero reka duhamagare na Sam twumve
baza kumpiga ari babiri Oh my God. baba wamwumvise ni Ibi bintu uko batari kora araje ngo ntabwo urumva sheri ntabwo wabura itike wahageze ngo nanjye nayikohereza kuza byo bibaye ngombwa ukamufata ariko biba bikweretse ubumuntu nyine buba mu bantu tubona Samuel arahita abwira ati ubanuzamo mutinga mu gihe ataradekosha dufate aho story ni ko guys ubwoba ibintu byo kubeshya ntabwo bimenyereye oya Sam rega Depite urumva abafite akazi kenshi abari bize rwose ariko koraranyishe Nikore ko mana yanjye kugira inyuma abakobwa mukundana kuri rwa rwego uziko nawe yaragiye kurira cyane rwose yaragiye kurira nubwo ntazi uburyo yari kwitwara ntekereza ko yabwiye n'umumotari araparika rwose ku ruhande uburyo rwose yaratangiye nawe kugira amarangamutima ibi bintu nabimenya abana yanjye nzamukizwa n'iki yewe data Sam ndabona ataritaba turebe nde turebe Fisto buriya ndatangaye pe ubu rero expectingaga ko ari wita kubwira ngo yange expectinga ko avuga Seti uramubeshyera Seti ko ibyo binatabikora badatera mada ikore ni kuri yanze ni kuri yanze oh my god Fisto we katwumva wenda Fisto we ashobora kunshyigikira niko utekereza abantu banjye ko barakaye abantu banjye ko barakayera 2 4 4 1 6 1 ese Fisto nta nimero zagira arazigira kandi afite n'izapiki kanzibutse ariko nawe twamukora plank ntabwo abizi twabimukora ukavuga biriseri ukavuga Fisto ntabwo abizi ko turi hano ntabyazi kamuze oya Fisto wewe kuri seri ati buriya keretse oya ntabwo Fisto mwikorera rega nawe urumva yabibona ntabwo yahita bifata nk'ibintu biri nyihorere Fisto yewe hamagara ndera hamagara nde wundi tuhamagare bamenya 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 guys Sam aradufashe Hello Sam bite ni Sam tuvugana cyangwa bamanine zitarize sorry naguhamagaye cyane mbabarire kukuderanje ntabwo nzi nitwa Kariza nari mfite ikibazo kinkomeye ntekereza ko wamfasha sinzi niba byuza mu mwanya nkakikubwira kumva ko hari icyo wamfasha kamuhamagaye uramuzi cyangwa ntabwo ari ndamuzi si Sam wo muri Zubi Comedy sinzi niba ariho ukibarizwa ariko natse urabona nagize ikibazo nahuye na Seti mbabaye biri kungora kubivuga ariko byabaye ngombwa ko mbikubwira Seti nyine buri kumwe nande ni njyenyine nimero oya nta muntu turi kumwe rwose nimero bayimpaye ejo nkomeza kuguhamagara nyine numva utariho uyu munsi nibwo ntabwo nari nyifite Seti rero twarahuye sorry Seti nyine uriya mukina sinzi niba mugikina ariko umuntu wampaye nimero yambwiye ko umuntu abana nyine hari ikibazo twagiranye yanteye inda Seti yanteye inda hashize nk'ukwezi kose naramubuze mu rugo ni Gisenyi uwo munsi yari yahaje sinzi ibintu bari bajemo
njya muri show yabo birangira nyine tubonanye kwa kundi uri kujya kubwira umuntu ndagufana nyine ibintu nk'ibyo birangira tugiye kuryama ahantu hamwe antera inda kuva icyo gihe mbimubwira ese niba yaramburotse sinzi nirirwa nandika nta kinyitaba ntakora iki rero umuntu wambaye nimero yawe yambwiye ko munabana arambwira ati uyu muntu arumva yanagufasha niba ari kumukugezaho cyangwa akamuganiriza akareba ko hari icyavamo kuko rwose n'ubu no kugera i Kigali ngo mushakishe byarananiye na tike sinzi ko nayibona ko mba mu rugo ndi gutekereza mu rugo n'ibise niba bimenya iwanyu ni he iwacu ni mwararanye ijoro rimwe ntabwo mwiporoteje none se konseri yo ku Gisenyi nibwo wari uguye amafuti ntabwo mwari muziranye ntabwo twari tuziranye rwose kumwe nyine ugenda usaratiye seti ndagufana wagiye umubwira ndagufana birangira mwishimiranye ufite imyaka ingahe imyaka 20 warangije ishuri cyangwa se nararangije segonderi warangije ryari na 19 none se nyuma umuhamagaye yageze i Kigali nkumva mwigeze mugiraho ibiganiro ku basiti yava ku Gisenyi nyine narabimubwiraga amubwira se twashatse nuko tubigenza niba ari akanini twakagura ambwira ngo umva ngo ndaza ngo kukuvugisha ndi mu modoka ndi mu kazi ajya ambwira ati ngo ndi muri shuti ibintu nk'ibyo nyine gutyo nkomeza mpamagaza nimero z'abandi yakumva ijwi ari iryanjye agahita nkumva byaranyobeye nari nkwitabaje rero nk'umuntu nzi waripimishije naripimishije nsanga ndatwite rwose ukwezi kurashize gusa ukwezi kurashize irashobora ku Gisenyi wayo kurashize rwose niba kutaranashira haracyaburaho nk'iminsi mikeya ntaribi ndabona icyo nimero yawe nayibonye nkaza kukuvugisha sibyo byari sa nakuvugisha nimugoroba urakoze cyane Imana iguhe umugisha ariko ugumye uceceke ubigira ibanga si ngombwa ngo ubibwire abantu bose oya urumva ni umuntu umwe nabibwiye mbona byandenze mu rugo ntekereza se mama arabibona nashizemo nahorose ntabwo wabyumva sindi gusinzira rero nafashe decision mbiganiriza uwo muntu arambwira ati seti nta nimero zabo njye ariko mfite umuntu wampa nimero ya Sam byibuze ukabimuganiriza ukumva ko hari icyo yagufasha cyane ko baba bari kumwe ngo ubanza abana abantu ntabwo tubana turabavandimwe turavuka Imana ishimwe rwose usanga ngiye gusubizwa pe nta kibazo tugomba kumva impande zose nkumva n'uruhande rwa seti sibyo nta kibazo pe muganirize wumva wumva abihakanye ko nta mukobwa w'Igisenyi bigeze kuryamana rwose mbareho murarana na seti wanyu wababwiye ko waraye igiho ababwiye ko naraye hari umukobwa w'umushuti wanjye wari urwaye babwira ko hariho naraye mubwira ko ariho waraye seti akubwiye ko ari tayari yo kuba wabyara wabyemera Mana yanjye si uko kosa nabyara gute kuko no mu rugo nta kazi ngira sinzi ukuntu mu rugo babyumva pe sinzi n'aba babyumva kabisa nese ubundi yabimbwira gute atajya nanyitaho nta kibazo ino nimero niyo yawe yego iri kuri WhatsApp iri kuri WhatsApp nyohereza ifoto yawe ndaje mbikore sawa urakoze cyane Imana iguhe umugisha ndapfuye we niko ko ndikishora aciye cyose ashaka umakitiresi wa danje kwe sinari urabona ngiye ngiye mu nzi ko nari ngiye kurira
ati se tiyemeye se ko wabyara wabyakira guys ni hatari ariko byibuze urumva ko kwa Samuhondo umwizerwa ubigereranyije no kwa Nicole Nicole ndakumva cyane shore wanjye ushaka kuba hari abo byabayeho Nicole yavuze ati ndamuhiga Nicole impamvu yabikoze ni kwa gushyigikirana kw'abakobwa kavuga ati umukobwa mugenzi wanjye nyine I feel her ndumva ari nawe ariko urumva Samu nawe ahise abitekereza nk'umuhungu aravuga ati umuhungu yagize ibibazo ati ko n'abandi kukubeshyera ndi kuyikugerekaho ati ikindi ntukomeze kubibwira abantu kuko ni kesi zibamubaho so guys urumva ni hatari uyu munsi twaganira ku gikorwa cy'abahungu bihakana inda n'abakobwa bakora iki bakuramo inda asikariza ibi bintu byo gukuramo inda it's better ko umuntu niba yumva ibyo bintu atabikeneye yakwiproteje niba uri umwana niba wumva utari tayari yo kubyara yo kurera iproteje nawe mugiye muri tayari yo kurera iproteje ikindi ubu nirinze ibintu byinshi uba wirinze izo nda wirinze izo sida wirinze indwara nyinshi urumva abahungu bo ibyo akenshi ntabwo banabitekereza ariko wowe mukobwa niba wumva utari tayari ganiriza umuhungu mugiye gukorana icyo gikorwa mubwira ati twiproteje ntabwo ndi tayari yo kubyara cyangwa ntabwo ndi tayari yo kwakira ikindi cyose cyabivamo kuko at the end of time niproteje cyane rwose umuhungu aba ari aho yiturije wowe cyane so rero baratwica bana batipa abantu nteje bari mu nyice simbakira amakuru telefone igiye kubyimba batangira bavuga ati seti abarize bajya ku ruhande baganire ati sa ikibazo cyose twakimenye ko zigatera guvama igihugu cyose akimaze no Samu abwire Nyabitati ati wabimenye ati seti yatenda yamaze igihugu cyose umva ntabwo byoroshye guys umutima n'uburi kundya umva reka tuze kureba uburyo bazatinga niba uri umukobwa ufite kesi nk'iyi baragutenda uri kureba kino kiganiro warakoze ko bivuga fata umwanya nawe turakwigishije uce ku nshuti z'uwo muntu urumva ko wamubona byoroshye urareba nk'ubukariza nk'ubu ari scenario ya nyayo kumbona byaba byoroshye Nicole yaza kundeba Samu akandeba cyane rwose bakangira inama bakambwira ati rero uyu mwana we biragoye ko wakwihakana uze kumureba ibiki n'ibiki nawe rero niba warahuye n'iyi case wa mukobwa we cya ku nshuti z'uwo muntu wibyihererana buri muntu yumva inshuti ze inshuti ze zizamuganiriza babahuza cyane rwose so rero nawe niba wa muhungu we umukobwa adashaka ko kubyarira nawe cya ku nshuti ze zimwigishe akamaro k'umwana uko mwabyara uko byagenda kose ashobora kuba yarafashe umwanzuro mubi ariko inshuti ze zamuganiriza agahindura ibitekerezo ugasanga ibintu bigenze neza so rero this is a big show ni Akariza and Seti arakana ariko nshaka kuzakwigisha bagira gutya 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 tugasubiremo uko kubita Chelsea ugahita ugira gutya nanjye kumwibagiwe turane gutya njye nagafashe kurusha gutya peace and love guys tuzasubira ku wundi munsi nawe ushobora kuduhereza idea sije twakoraho ukatwandikira muri message muzajya mutubwira uko tuza kubigenza uyu munsi niyo yari sije yacu utaha muzajya mutubwira se mwadukoreye bitiri tayari kubakorera everything mwifuza thank you was Akariza and Seti peace and love